ago that the most important thing it's to win the game, to help the team and score goals. And my focus is always there. You win the games, you have to score goals. First touching, you pretty much know what is going to happen because in world football, in front of goal, this man is absolute. Ronaldo looking for the hat-trick, and he's got it! Magnificent from Cristiano. All the time in the world to pick out one of three in the middle. Ronaldo scores just 2 minutes in. Cristiano Ronaldo is the only Portuguese player to score in 3 different World Cups. It's 1-0 Portugal, and was there ever any doubt? Twe twamenye ko ari cyo yakoze, twamenye ko Imana yatangaje benshi, twabimenye ko imbaraga nyinshi yabishyizemo, kandi kugeza na n'uyu munsi benshi turamwishimira kandi turanamukunda. Mumaje kumenyera ko mu buzima nyabwo bw'abagabo tutibanda ku byo banyuzemo mu kibuga, kuko byo tubigarukaho umunsi ku wundi mu biganiro byacu. Ahangaha Mbibutsako tugaruka kuri bwa buzima butandukanye bwo hanze mutari musanzwe muzi, kugira ngo tubashe kubasobanukirwa neza. Muri uru rugendo rw'uyu mugabo turagaruka kuri bya bindi mutamenye, uko yabayeho kuva hahandi ndetse no kugera ahageze uyu munsi. Niba umukunda by'ukuri, hari byinshi udakwiriye gucika. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mugabo w'ikirangire, ari we witwa Cristiano Ronaldo. Nguyu tugiye kugarukaho kuri uyu munsi. Mbahaye ikaze nanone. Yitwa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo wabonye izuba ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri 1985 nibwo isi yagezeho umwana udasanzwe cyane w'umuhungu, ariko nta n'umwe wabitekerezaga ku isi ibonye itangaza. Muri icyo gihe umwana wavukiye mu gace ka San Pedro gaherereye mu mujyi wa Vatra, ni ku kirwa cya Madeira muri Portugal. Ikirwa giherereye ku birometero 180 uvuye ku mugabane wa Afurika, kandi nanone kikaba kiri mu birometero 500 uvuye ku mugabane w'i Burayi. Ni ukuvuga ko iki kirwa cyegereye igihugu cya Maroc kurusha cyane kwegera igihugu cya Portugal aricyo Cristiano Ronaldo avukamo. Urebye neza iki kirwa wibaza niba impamvu batarashyize ku mugabane w'Uburayi kuko cyegeranye cyane na Afurika, ariko abaturage bakaba bakunze kugenderana cyangwa se mu ndimi z'ikinyarwanda icyo bita guhahirana. Mbibutsa ko icyo kirwa mu bijyanye na politike kiyoborwa na Portugal. Aha niho havukiye umugabo w'igihangange mu guconga ruhago, Cristiano Ronaldo. Ni umugabo wavukiye mu muryango uciye bugufi cyane. Yavutse kuri se witwa José Diniz Aveiro, umugabo ukora akazi ko gutunganya ubusitani bw'abandi, ndetse akaba yaragiraga n'ikipe y'abato yatozaga. Akagira kandi na mama w'umubyara witwa Maria Dolores dos Santos Aveiro. Uyu mugore akaba yarakoraga akazi ko guteka mu maresitora, ndetse akamenya n'uburyo abana n'abana be, kandi kugira ngo abamenyere buri kimwe abiteho bazakure. Mbibutsa ko Cristiano Ronaldo yavukiye mu muryango w'abayoboke b'idini rya Katolike. Niyo mpamvu yakunda kujya gusengera cyane muri kiliziya imwe muri Portugal. Kuba yari umwana wa 4 kandi ari nawe bucura mu babyeyi be, byatumye ab'inshuti ya papa we kuko bakunda kugendana ahantu hose. Umugabo wamwise izina wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Ronald Reagan. Cristiano yagiraga urukundo rwinshi na papa we, kuko nk'igihe papa we yajyaga gutunganya ubusitani atasigaga umwana we, barajyanaga. Cristiano Ronaldo umwana wavukanye ubutesi bwinshi, kuko yisanze ari ugomba guteta iwabo. Umwana wa bucura bose baramurutaga. Nkuko tubizi mu Rwanda cyangwa se mu Kinyarwanda, umwana wa bucura ni umwana uba waravutse nyuma y'abandi, kandi koko aba akwiye guteta. Ibi byatumye uyu mwana arangwa no kurira cyane mu bwana bwe, ku buryo n'abakuru be babihanirwaga kuba yarize, kandi mu by'ukuri ntawamurijije. Umwana utarigeze na rimwe ajya hanze yambaye ibirenge, umwana utarigeze wambara ubusa
cyangwa se ngo abure imyenda yo kwambara kera akiri umwana. Ubwo Cristiano yageze mu myaka yo kujya ku ishuri, yajyanwe mu ishuri ryitwa Escola Basquiria Cornelia, ngaha aho yatangiriye amashuri ye abanza. Gusa Cristiano ari ku ishuri ntabwo yigeze agaragaza ubushake mu bijyanye no kwiga, ahubwo yahitaga yigira aho se yakoraga, akaba ariho yigira kumufasha. Uko Cristiano yakomezaga gukura ni nako yagaragaza ko atita ku bintu byo kwiga cyane, uko atari ibintu bye mu by'ukuri. Nta na rimwe yigeze ahabwa umukoro wo mu rugo mu ndimi z'icyongereza icyo tuzi nka homework, cyangwa se mu rurimi rw'igifaransa devoir, ku buryo bawumuha akazagaruka ku ishuri yawukoze. Mu gihe cyo gukora wa mukoro cyangwa se muri za ndimi twavuze haruguru devoir cyangwa se homework, ahubwo yafataga agapira akajya kwicongera ruhago. Ibi byafashe indi ntera kubera urukundo yakundaga uyu mukino. Amaze kugira imyaka 8 nibwo yasinye amasezerano ye ya mbere mu ikipe yitwa Andorina. Ya kipe nakubwiye haruguru yajyaga atoroka ishuri akajya kureba imyitozo yayo. Iyi kipe yari y'abatarabigize umwuga, abo bakinaga bari kugira ngo baryoshye. Hari umukinnyi bakinanye mu iyo kipe witwa Ricardo dos Santos. Kugeza uyu munsi uyu nguyu niwe utoza ikipe ya Andorina. Uyu mugabo niwe wavuze ko kuva na kera Cristiano Ronaldo ari umwana ukorera ku ntego, umwana ugira ishyaka mu mikinire ye. Saldina Afonso ni umutoza wa mbere watoje Cristiano Ronaldo ubwo yatangiye kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru. Iyo twarangizaga imyitozo yacu yajyaga kwituzanya n'inshuti ze, ariko byo byaramworohezaga cyane iyo yabaga ari gukina na bagenzi be. Yari indwanyi, buri gihe yumvaga yahora agatsinda cyane mu buryo butunguranye kandi buteye urujijo. Cristiano Ronaldo afite imyaka 14 y'amavuko yafashe umwanzuro wo kuva mu ishuri. Mbaza ngo byagenze gute, byatewe n'iki? Uyu mwana wagiraga umujinya w'umuranduranzuzi ubwo yari afite imyaka 14 gusa y'amavuko, yafashe intebe ayikubita mwarimu wamwigishaga. Ubwo yamaze kuyimukubita kandi yahise afata umwanzuro ubwo yamaze gukubita mwarimu we, ubwo yamaze gukubita mwarimu intebe, yahise afata umwanzuro kandi wo gusohoka mu ishuri ubutazagaruka. Icyakora baraho bose barumiwe ndetse baranikanga. Bamubajije impamvu yakoze icyo gikorwa nk'icyo, avuga ko mwarimu we yamusuzuguye cyane ahitamo kumutera intebe, kandi ko yamubwiraga ko we n'umuryango we ari abimukira bavuye mu gihugu cya Cape Verde bakaza gushaka ubuzima ku mugabane w'i Burayi, ndetse ko nakomeza gukunda umupira kurusha uko akunda ishuri, ko nta na kimwe azigera ageraho mu buzima bwe, ko gukina umupira ari ugukora ubusa. Aya niyo magambo Cristiano yabwiwe. Yabitekerejeho akanya gatoya, ubundi si ugukura y'umujinya, ubundi aramureba. Yari amurangije habura gato. Ni nyuma gato cyane y'amagambo ababyeyi be bamubwiye ko agomba kwita ku mupira w'amaguru kuko babona afite impano yawo. Jose Ines Aveiro ni se wa Cristiano Ronaldo, umugabo ukunda agatama, umugabo ukunda agasururu mu buryo budasanzwe. Kugeza na n'uyu munsi Cristiano Ronaldo ntago aranywa inzoga mu buzima bwe. Ibi biterwaga nuko isi umukunda cyane yari yarabaye umucakara w'icupa cyane. Uyu mugabo yabuze ubuzima bitewe n'ingaruka zo gukunda inzoga cyane. Bijya gutangira, uyu mugabo yagize ikibazo cy'uburwayi, ajya kwa muganga kwisuzumisha, basanga afite ikibazo cy'umwijima. Uyu mwijima wari warabyimbye cyane, warajeho ibinure byaratewe no kunywa inzoga nyinshi cyane ku buryo burenze urugero. Aba baganga bakoze iyo bwabaga, ariko birangira n'ubundi papa Cristiano ahasize ubuzima. Uyu mugabo ajya kwitaba Imana, ikipe y'igihugu ya Portugal yari ifitanye umukino n'ikipe y'igihugu y'Uburusiya mu gushaka itike ya nyuma yo kujya mu gikombe cy'isi cyabaye 2006 cyabereye mu gihugu cy'Ubudage. Ronaldo yafashe icyemezo cyo kujya gukina uyu mukino
kandi yabuze se umubyara. Ibi yabikoze kugira ngo afashe ikipe ye izabone itike yo kujya mu mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi. Cristiano Ronaldo amaze ukwezi kumwe gusa abuze se umubyara, yahise ajyanwa mu rukiko aregwa n'umukobwa ko yamufashe ku ngufu. Ibi byabaye mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2005 nibwo uyu musore yafashwe ashinjwa gufata uyu mukobwa ku ngufu. Ibyaha byavugaga ko yakoreye muri hoteli imwe yo mu mujyi wa London. Cristiano yahakanye ibyo bamushinjaga byose, maze urukiko rukuru rwo mu gihugu cya Ekose rwakurikiranaga ibi byaha bya Ronaldo rwagaragaje ko nta bimenyetso bifatika byamuhamaga, maze Ronaldo aba umwere. Nyuma yaho Cristiano Ronaldo yakomeje kwikomeza kuko yarazi ko ibyaha byose bari kumushyiraho atari byo, ahubwo yitaye cyane ku kazi ke ariko ko guconga ruhago. Kuko icyo gihe mbibutsa ko yari umukinnyi w'ikipe ya Manchester United yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Cristiano, umugabo wasebejwe ko aryamana n'undi mugabo mugenzi we, mbaza ngo byagenze gute? Iyi nkuru yabaye umutwe w'ibinyamakuru byandika imikino byinshi ku isi, byandika ko Cristiano Ronaldo ari mu rukundo n'umugabo w'umunyamaroc ukina umukino wa kickbox Harry, akajya mu gihugu cya Maroc kubana n'uyu mugabo ndetse wari n'inshuti ye magara. Ubwo Cristiano yandikwagaho izi nkuru zose, yari mu gihe cyo gushaka umukunzi mushya kuko yari amaze igihe kirekire atandukanye n'uwo bari basanganywe. Ubu ni ubuzima nyabwo. Mbibutsa ko turi kuvuga ku mugabo w'igihangange w'umupira w'amaguru witwa Cristiano Ronaldo. Ronaldo mu mwaka wa 2010 nibwo yabyaye umwana we wa mbere, ahari mu kwezi kwa 6 muri uwo mwaka wa 2010. Nta na rimwe Cristiano Ronaldo yigeze yemera ko nyina wabyaye umwana yajya ahagaragara ngo amenyekane. Aho uyu mugabo atagaragaje nyina, yahitagamo kuhajyana uyu mwana w'umuhungu akaba ari we umuhagararira. Wasangaga ari kumwe na Cristiano Junior, umwana we w'umuhungu. Mu kwezi kwa 6 kwa 2017 ubwo uyu mwana wa Cristiano Ronaldo witwa Cristiano Junior yari yujuje imyaka 7 y'amavuko, nibwo uyu muryango wungutse abandi bana 2 b'impanga. Aba bana babiri harimo umukobwa n'umuhungu, aho umuhungu witwaga Mateo ndetse n'umukobwa witwa Eva. Aba bana nabo bavutse mu buryo budasanzwe kuko Ronaldo ntabwo yigeze yifuza gutangaza uwo babyaranye aba bana, ahubwo yafashe imbaraga ze zibyara azihuza n'izindi imbaraga z'umugore yishyuye, maze abo babyarana abana babiri. Izi mbaraga bazijyanye muri laboratoire. Aba bana niho baremewe ndetse aba ari naho bakurira. Mu mpeshyi y'umwaka wa 2017 nibwo Ronaldo yatangaje ko agiye kubyara undi mwana wa 4. Atangaza ko azamubyara n'umusheri we cyangwa se n'umukunzi we witwa Georgina. Uwo mugore yabyaranye cyangwa se uwo mukunzi we yabyaranye na Ronaldo umwana mwiza cyane w'umukobwa bamwita Jean Martina. Uyu munsi turi kugaruka ku cyamamare umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo. Uyu mugabo ni ikirangirire mu guconga umupira w'amaguru. Mbibutsa ko Ronaldo ni umugabo ushobora gutsinda igitego akoresheje igice icyo ari cyo cyose cy'umubiri we. Abagabo benshi iyo bamajije ku ibyamamare usanga bahita bishanya ku mubiri wabo, ariko Cristiano Ronaldo ibyo ntiyabikozwaga. Cristiano Ronaldo we ntiyabikozwaga ibyo kwishushanyaho, ari byo mu ndimi z'amahanga bita tatuwaje. Niyihe mpamvu yatumye Ronaldo atabikora? Kuki? Kubera iki? Kuki nta tatuwaje n'imwe iri kuri Ronaldo? Abenshi mu byamamare uzasanga bagira tatuwaje ku mibiri yabo, aho twavuga nka mugenzi we Lionel Messi ndetse n'abandi. Kandi izo tatuwaje zikaba nyinshi zisobanuye inzira y'umusaraba baba baranyuzemo
mu rugendo rwabo. Gusa Ronaldo n'umwe muri bake batabashije kwemera ibi bintu. Ngira ngo bishobora kugutungura nk'uko benshi bibaza impamvu nta yindi nuko Ronaldo ari umugabo utanga amaraso ku bandi batayafite. Iyi niyo mpamvu Cristiano Ronaldo yatumye adashyira tatuwaje ku mubiri we kuva mu bwana bwe kugeza uyu munsi. Nuko azi neza ko hari igihe azasabwa amaraso cyangwa se azatanga amaraso ku batayafite, kandi tubibutse ko ibi atari umuntu wese upfa kubikora. Yakomeje kugira amaraso ye ya nyayo, kuko iyo wishyizeho tatuwaje amaraso yawe yivanga n'iriya miti uba wakoresheje ushyiraho tatuwaje. Ibi ngibi bikaba byagira ingaruka ku muntu wese ushobora guhereza amaraso cyangwa se guha amaraso, kuko ayo maraso aba yaranduye, aba atakiri umwimerere. Mbibutsa ko Cristiano Ronaldo mu gikorwa cy'urukundo atatanzwe. Kugeza uyu munsi Ronaldo afite mize mu mujyi wa Madrid. Iyi mize niyo yahisemo kubikamo ibihembo bigera kuri 35 amajije kubika muri kariyeri ye. Mbibutsa ko ahangaha ari naho azakomeza gushyira n'ibindi bihembo azakomeza gutwara kugeza ashoje gukina umupira w'amaguru, kuko nubwo ashaje mu myaka ariko aracyari umusore utyaye. Cristiano Ronaldo igihembo cya mbere yagitsindiye afite imyaka 8 y'amavuko, ubwo yari agikina mu ikipe ya Andorina y'abakiri bato. Yubatse imize kugira ngo abafana bamukunda bajye baza gusura ibyo yagezeho ndetse barebe n'umubare wabyo, bishimire iki cyamamare bakunda kandi ndetse banafana. Yitwa Albert Joao Joaim. Uyu ni umuyobozi w'umujyi wa Madeira Cristiano Ronaldo avukamo. Ronaldo icyamamare mu kumurika imideli. Cristiano Ronaldo yafunguye iduka rye rya mbere ari ryo kumurika imideli mu mwaka wa 2006 mu mujyi wa Madeira aho avuka. Bigeze mu mwaka wa 2008 yafunguye irindi duka mu mujyi wa Lisbonne. Aya maduka yose yahawe izina rya CR7 cyangwa se Cristiano Ronaldo nimero 7. Aya maduka yombi agurisha imyenda y'abagabo ndetse n'iy'abagore ndetse n'ibindi byose bikomokaho. Uyu mugabo agira ibitekerezo byinshi byo gukora, agashabika cyane. Yafunguye irindi duka ricuruza perfume cyangwa se imibavu ryitwa Fragrance CR7. Tubibutsa ko turi kuganira kuri Cristiano Ronaldo, ubuzima nyabwo yanyuzemo. Mu mwaka w'1995 nibwo Ronaldo yasinyanye amasezerano n'ikipe. Nibwo Ronaldo yasinye amasezerano ya mbere mu ikipe yitwa National. Umutoza w'ikipe National yabonye impano itangaje ya Ronaldo. Ubwo yari ari mu ikipe ya Andorina, yafashe icyemezo cyo kumuzana mu iyo kipe kugira ngo amugire umukinnyi ukomeye. Nari muto yananutse cyane ntangira gukina muri Andorina. Ntabwo ari ikipe nini, n'agakipe gatoya, ariko yabaye nziza kuri njye kuko nahigiye byinshi. Aha niho Cristiano Ronaldo yatangiye gukora cyane, atekereza ko yaba igihangange cyangwa se ikirangire mu guconga ruhago cyangwa se mu gukina umupira w'amaguru. Atangira gukora imyitozo ikakaye. Amasomo y'igihe mu ikipe ya National niyo yatumye cyangwa se niyo yabaye intangiriro yo kuba icyamamare cyangwa se igihangange kugeza n'uyu munsi. Kugira ngo asinye amasezerano ye ya mbere yafashe igihe cy'iminsi 3 akora imyitozo mu ikipe ya Sporting yo muri Portugal. Umuscout w'ikipe niwe wamubonye amusabira gukora imyitozo mu ikipe. Abwira umuscout w'ikipe ko abonye impano itangaje kuva yabaho mu buzima bwe bwose. Cristiano Ronaldo yakiniye ikipe ya Sporting yo muri Portugal y'abakiri bato kuva mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka w'2001. Niwe wakinnye mu byiciro byose mu ikipe y'abakiri bato kuva kuri 16, 17
ndetse na 18 yahise ajya mu ikipe ya mbere. Cristiano Ronaldo yatangiye shampiyona ari mu ikipe y'abatarengeje imyaka 16. Yarangije shampiyona ari umukinnyi ubanzamo mu ikipe nkuru, kandi yaranyuze mu byiciro byose by'abana. Iki gihe Cristiano yari mu bihe bye byiza. Birumvikana nakumburaga bashiki banjye ndetse na papa na mama. Byari ibihe bikomeye kuri njye, ariko nagombaga kugira izibone. Bavugaga y'indimi zitandukanye, ndetse cyane n'ubwo navugaga byari bitandukanye. Afite mushiki we witwa Almad Santos Aveiro, cyangwa se mu mpine Elma Aveiro. Uyu nguyu niwe Cristiano Ronaldo akurikira mu bana bavukana bose. Uyu mugabo wari ufite impano itangaje yigeze kugira ibyago byo kurwara indwara y'umutima. Ibi bintu byari bigiye kwangiza cyangwa se gukoma mu nkokora impano y'uyu mugabo. Ibi bintu byari giye gutuma tutabona ibyishimo bye twabonye na n'ubu tukibona mu kibuga. Niki cyateye indwara? Byatewe n'iki? Byagenze gute? Nyuma y'uko Cristiano yamaze kuva mu ishuri, uyu mwana mutoya yashakaga kujya guhinyuza amagambo yabwiwe na mwarimu we, yayandi twavuze haruguru. Yari yiyemeje kubaho akamenya umupira kugira ngo ahinyuze mwarimu we. Ikintu yari yitayeho cya mbere kwari ukongera speed, cyangwa se mu kinyarwanda umuvuduko mu maguru ye. Iki nicyo cyatumye umubiri utangira kumera nk'uw'abagabo, kandi akiri umwana muto agifite imyaka yo hasi cyane. Uyu mwana yakoraga imyitozo irenze ubushobozi bw'umubiri we. Ni naho intandaro yo kurwara indwara y'umutima yaturutse. Tubibutsa ko iyo urwaye indwara ntabwo wakina umupira w'amaguru. Niho rero byari byavuye aho Cristiano Ronaldo atari gukina umupira w'amaguru kubera ko yari arwaye iyi ndwara y'umutima. Ikipe yakinagamo yafashe icyemezo cyo kumuvuza, ariko nk'uko mubizi umwana aba afite ababyeyi babanje gusaba uburenganzira ababyeyi be ngo bajye kumuvuza. Aya ni amahirwe umuryango we wari ugize ku buryo batagombaga kuyitesha. Ubundi bajya kumuvuza. Nyuma y'igihe kitari kirekire Cristiano agaruka mu kibuga. By'ubushuti byatangiye Ronaldo akiza gukora imyitozo mu ikipe ya Sporting yo muri Portugal y'abakiri batoya. Yahuriye n'uwitwa Albert Fantlao. Iki gihe aba bana bari babiri, kandi bose ari ba rutahizamu, kandi ahagomba kuvamo umwe. Mbere y'umukino bari bagiye gukina kugira ngo bamenye uwo batoranya n'uwo basezerera. Umutoza yahamagaye abakinnyi bose bari baje kugeragezwa muri iyo kipe, ko umukinnyi uri bubashe gutsinda ibitego byinshi ari we bari buze kugumana, ndetse abandi bagataha cyangwa se bakabasezerera. Ibi byatumaga buri wese agomba gukora cyane kugira ngo abone amahirwe yo gukina muri iyo kipe. Iyi kipe ya Sporting byarangiye itsinze ibitego 3-0. Cristiano Ronaldo atsinda igitego cyo gufungura cyabonetse hakiri kare cyane, maze nyuma gato Albert Fantlao bari bahanganye nawe atsinda igitego cya kabiri. Aba bana bombi buri umwe yakoze cyane kugira ngo abashe kuba yatsinda igitego cy'ikinyuranyo angaze kubona amahirwe yo kuba yaguma mu ikipe. Dore amacenga, dore amashoti, aba bose bagumye gushota ku mapoto y'izamu, ariko abura n'umwe ushyira umupira mu rushundura kugira ngo bimuheshe amahirwe yo kuguma mu ikipe. Bigeze ku munota wa nyuma nibwo Albert Fantlao yabonye amahirwe, abona umupira mwiza ari wenyine, arirukanka asiga ba myugariro, asigana n'umunyezamu wenyine. Yarageze ahantu agomba kuzunguza cyangwa se kunyeganyeza inshundura. Ibi byari kumuha amahirwe yo kuguma mu ikipe. Yafashe icyemezo kigoye cyagora ndetse na benshi kugifata. Yafashe umupira yoherezaga mu izamu, yarahindukiye areba Cristiano Ronaldo arawumuhereza, aba ari uwushyira mu izamu. Uyu muhungu rero wagaragaje ko ari umuhanga, ntabwo ari gupfusha umupira ubusa ngo abure kuwushyira mu izamu. Nawe yagombaga kuwukoraho rimwe ndetse akawushyira mu izamu, ariko yahinduye intekerezo. Uyu mupira awuhereza Ronaldo. Ronaldo ibintu byaramurenze cyane, yibaza impamvu itumye
amuha umupira ngo atsinde igitego. Ibi bintu byagombaga kumesha amahirwe arabyitesha. Amahirwe ayaha Cristiano. Yafashe umwanzuro wo kumwegera amubaza impamvu nyamukuru itumye amuha umupira, maze uwo muhungu mu ijambo rituje aramusubiza ati no kubera ko uri umuhanga kundusha, ni wowe nifuriza kuguma ahangaha. Albert Frentao warakoze cyane kubera ko ari we mpamvu yatumye tubona icyamamare cy'igihangange ku isi y'umupira w'amaguru, Cristiano Ronaldo. Cristiano yabonye amahirwe yo kuba umukinnyi wa Sporting Club y'abakiri bato, kuko ari umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri uwo mukino, mu gihe Albert Frentao wari wakoze akazi gakomeye atabonye amahirwe yo gukomeza. Albert Frentao. Ibi bintu byakomeje gukomanga ku mutima wa Ronaldo, yibaza impamvu yibujije amahirwe agapasa Ronaldo akaba ari utsinda igitego. Ibi ngibi byatumye bombi baba inshuti magara. Uyu mugabo atagira akazi na kamwe akora, ariko akaba atuye mu nzu nziza i Lisbon, abayeho neza n'umuryango we, afite imodoka nziza, kandi abana be bariga kandi bakiga mu mashuri meza. Ibi byose byakozwe na Cristiano Ronaldo. Ibi ngibi yabikoze mu buryo bwo kumwitura neza yamugiriye ubwo yamuheshaga amahirwe yo kuza mu ikipe y'abakiri batoya ya Sporting Club ya Portugal. Buri kimwe cyose uyu mugabo akenera mu buzima bwe kiri ku mutwe wa Cristiano Ronaldo. Niba nawe ugira umutima kandi ukunda, ukwiriye gukunda uyu mugabo wagize iki gitekerezo cyangwa se uru rukundo rwo gutuma Cristiano Ronaldo agakomeza kuba igihangange, aconga ruhago, kandi akaba ari nawe wabigize uruhare kugira ngo tubone uyu mugabo, tubone n'ubuhanga bwe. Dolores dos Santos Aveiro, uyu nguyu ni nyina wa Cristiano Ronaldo. Yagarukaga ku muhungu we kuva kera akiri mutoya, ndetse nuko amufata kugeza n'uyu munsi. Mba numva nishimye, ahubwo mba ntarabyiyumvisha, tubibutsa ko ubu ari ubuzima nyabwo bw'igihangange mu mupira w'amaguru. Ronaldo, uyu musore yahise ajya mu ikipe ya Sporting kuva uwo munsi, akanyura mu byiciro byose nakubwiye haruguru akagera mu ikipe ya mbere. Ikipe kandi yaje kugirana umukino wa gicuti n'ikipe ya Manchester United mu mwaka w'2003. Ronaldo yatoranyijwe mu bakinnyi 11 abagombaga kubanza mu kibuga kugira ngo bakine uwo mukino. Bari bagiye gukina n'ikipe ya Manchester United. Uyu mukino warangiye Sporting Club yo muri Portugal itsinze Manchester United ibitego 3-1, maze abakinnyi b'ikipe ya Manchester United b'inkingi za mwamba barangajwe imbere na Patrick Evra ndetse na Rio Ferdinand, basabye umutoza wabo Sir Alex Ferguson gukora ibishoboka byose bagasinyisha uyu mwana mutoya witwa Cristiano Ronaldo, kuko niwe mukinnyi wabazonze watumye batsindwa ibitego 3 byose. Bambwiye ko natabikora vuba andi makipe ashobora kuza akamutwara, kandi bakazahurira ahandi akabazonga cyangwa se akabazengereza, dore kaba bari abadefanseri ba Manchester United. Ntabwo byarangiye ko n'umutoza Sir Alex Ferguson nawe yari yakunze umusore uburyo akinamo, acenga, ashota n'umuvuduko afite. Yasabye Manchester United gutanga miliyoni 12 z'amapawundi. Amaje kugera muri Manchester United, Cristiano ntabwo yagiye gukora nk'ibyo yakoraga mu gihugu cya Portugal, ahubwo yabikubye inshuro nyinshi zitabarika, abikora ndetse kurushaho cyane. Yazamuye ubumenyi, azamura byinshi kugira ngo abe umukinnyi yifuzaga kuba we. Ibindi byose byakurikiyeho kuva uwo munsi byabaye ibigwi, ndetse biba n'amateka yivugira. Gukora cyane no kwita ku mafunguro ya buri munsi nibyo byatumye umugabo agira imbaraga zidasanzwe. Cristiano mu kwiruka, Cristiano mu gusimbuka, nka bimwe mu biranga imikinire ye, nka bimwe kandi bizakomeza gutuma uyu mugabo aba umunyamateka. Ubushobozi bwe mu gusimbuka ubujya hejuru bituma abanyugaro bose bakomeza gutinya imipira iva ku mpande. Uwasanga Cristiano yageze mu rugo rw'amahina, kuko babaga babizi ko naramuka asimbutse nta n'umwe uza kumwigerereza. Bibutsa ko Ronaldo afite ubushobozi bwo gusimbuka muri metero 7
na santimetero 8 zose. Ahangaha arusha santimetero 7 zose umukinnyi ukina basketball muri shampiyona zunze ubumwe za Amerika muri NBA, ubu uri ku kigero gisanzwe gisabwa cyangwa se cyemewe kugira ngo akine iyo shampiyona. Niba Ronaldo asimbuka metero 7 zikenewe kugira ngo ukine shampiyona NBA ya basket, bivuze ko aramutse akoze imyitozo ya basket nta cyamubuza kuba umukinnyi wa basket. Umuvuduko w'amashoti y'umugabo, umuvuduko w'amashoti ya Cristiano ubu uri ku kigero cyo kugenda nibura ibirometero 130 byose mu isaha imwe. Ibi bivuze ko uyu mugabo afite ubushobozi bwo gutera ishoti riri ku kigero cya metero 30 n'igice kimwe ku isegonda. Ibi ngibi ni ubwikube bw'agahiko bwashyizweho umukino wa blocket, agahiko ko gutera umupira ufite umuvuduko wa metero 7.3 byose ku isegonda. Icyitonderwa ntugire ngo turi kuvuga undi muntu wa kera, turavuga Cristiano Ronaldo. Kandi uwo turi kuvuga ntabwo ari umuntu udasanzwe cyangwa se ngo ikive hejuru, ahubwo n'uwo twavukiye mu kinyejana kimwe, by'akarusho tukaba twaragize amahirwe yo kubona abyikorera. Cristiano Ronaldo, ibi narabikoreye, nibaza ko ndi umukinnyi mwiza, ni ukubera kwihangana ndetse no guhozaho kwanjye, kandi ndashaka gukomeza muri ubu buryo. Uyu mugabo kandi yigeze kugirana ikibazo n'umukinnyi wakinanaga mu ikipe ya Manchester United witwa Wayne Rooney, hari mu mukino wa 1/4 wo mu gikombe cy'isi cya 2006 cyabereye mu gihugu cy'Ubudage. Uyu mukino wari wahuje ikipe y'igihugu ya Portugal n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Umusore twa Wayne Rooney akina nawe umusore wa Portugal twaga Ricardo Carvalho wakiniraga ikipe y'igihugu ya Portugal. Niba nawe wararebye uyu mukino ahantu urahibuka neza, uribuka ko iri kosa rikimara kuba Cristiano yahise yirukankira umusifuzi ndetse asabira Wayne Rooney ikarita y'umutuku kubera ikosa yaramaje gukorera mugenzi we. Nyuma kandi Wayne Rooney amaje gusohorwa hanze y'ikibuga, Cristiano yagaragaye yicira ijisho Ricardo nk'ikimenyetso cyagaragaje uko ibyo umusifuzi yakoze yabyishimiye. Wayne Rooney ndetse na Ronaldo nibo bafatwaga nk'abarutayizamu ba Manchester United muri icyo gihe, bayifashaga kugera kuri byinshi. Abantu batangiye kwibaza kuri uyu mugabo ahazaza he mu ikipe ya Manchester United, kuko babonaga ko igikombe kizarangira ahinduye ikipe, kubera ko batekerezaga ko atazumvikana na Wayne Rooney muri Manchester United. Umuhungu wakiniraga iwabo, umutoza wa Manchester United witwa Alex Ferguson, niwe muntu wafashe ya mbere atumira aba bagabo ndetse arabunga, abibutsa ko hariya buri wese yaharaniraga inyungu z'igihugu cye, ako nta rwango rukwiriye kubivamo. Cristiano yamaze imyaka 3 mbere y'uko yerekeza muri Espagne mu ikipe ya Real Madrid. Yasize kandi abahesheje igikombe cya Champions League cyo ku mugabane w'i Burayi, ndetse no ku giti cye niho yatwariye Ballon d'Or. Tubibutsa ko ubu bwari ubuzima nyabwo bw'icyamamare mu mupira w'amaguru Cristiano Ronaldo. Ndagushimiye cyane ko wabanye nanjye muri aka kanya, ndagushimiye kuko wahisemo ko tugaruka kuri uyu umugabo w'ikirangirire Cristiano Ronaldo. Ninde wifuza ko tuzagarukaho ubutaha? Umaje kumenyera ko unyuze ubutumwa bugufi muri komenti ukatubwira aho tuzagarukaho ubutaha. Humble JD, ndabashimiye.